Imana ishimwe cyane abantu dukurikiye ku Yakaremye TV, turabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha. Nitwa Nzirura Jean de Dieu, umugabo mfite umudamu n'abana babiri, senya mu itorero rya ADEPR Ibatsinda. Imana iduhane umugisha. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana, nkazashyiramo n'ubuhamya. Ijambo Imana yampaye tugiye kuganiraho riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice bya 30:22. Igitabo cy'Itangiriro ibice 30:22. Aravuga ngo Imana ibuka Rasheli iramwumvira, izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu, ati Imana ingwe igitutsi, amwita Yosefu, ati Uwiteka anyongeye undi muhungu. Nakira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma dusenga Imana, ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Mana data wa twese mw'ijuru, Mana ifite imbaraga, Imana ishobora byose, Imana ubasha, turagushimira turaguhimbaje, umwanya turagushimira ukuri mwawe. Rero tugiye gutambutsa iki kiganiro ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Turakwinginze n'ukuri mwami, uciye ku bana turi kudushikikira, kandi ukuri mwami abazatega ikiganiro amatwi bazagubwe neza, bazabona Imana, bazanutaze bw'Imana. Urakoze nagushimiye, urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero Imana ishimwe cyane kandi Imana yahabwe icyubahiro. Turashimira Imana, turanezerewe cyane kongera kuboneka kuri iki kiganiro tuvuga ijambo ry'Imana. Yango tugane ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwibukwa n'Imana. Haleluya. Kwibukwa n'Imana. Nibyo jambo tugane ko ndaba ku bintu bigeze kuri 5, ariko nihuta, ariko ijambo nyamukuru teme ijambo bavuga ngo kwibukwa n'Imana. Nibuka ko mperuka mu kiganiro cyatambutse natanze ubuhamya, mvugana Imana yankoye, mvugana Imana yankoreye. Rero nizanye ijambo ry'Imana ariko n'ubuhamya bugiye buvanzemo. Ni Imana ritabara, ni Imana irengera, ni Imana igira neza. Haleluya. Rero Imana ivuze ijambo arikurikirana, ivuze ijambo yarasohoza. Ijambo Imana ivuze ndirigwa hasi, aho ijambo Imana ivuze y'ubwayo risohoza, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana rero ko ari Imana igira neza. Iri jambo nzanye ni ijambo rigiye kubaka abantu benshi, ni ijambo abantu benshi bagiye gutabarirwamo, bagiye kubona ubutabazi bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nzi ko iri jambo wowe urutega amatwi kandi urikurikire neza, kuko hari icyo Imana igiye gukorera kidasanzwe. Reka tugane ku ijambo ngo kwibukwa n'Imana. Haleluya. Titevuga ngo Rasheli abyara. Imana ishimwe cyane. Iri ijambo ry'Imana shaka kuvuga wene umwanya turi muri cyane, ariko nzikira ijambo abantu benshi bagiye kubona imbaraga z'Imana, abantu benshi bagiye kubona imbaraga z'Imana uko ubutazi bw'Imana. Ijambo batubwiye ngo Uwiteka yibuka Rasheli. Haleluya. Imana yibuka Rasheli. Icya kabiri Imana iramwumvira. Icya gatatu ngo asaminda, ngo Imana izibura inda ye, asaminda anga abyara umwana w'umuhungu, ango amwita Yosefu, avuga ngo Imana yongeye undi mwana w'umuhungu. Ni ibintu bigeze kuri 5 nshaka kuvuga kandi yibutse cyane. Imana ishimwe cyane. Icyambe kwibukwa n'Imana. Imana yibuka Rasheli. Ijambo ry'Imana harimo Rasheli. Aho kano kanya nawe washamo izina ryawe, ushawushamo izina ryawe ngo nanjye Imana igiye kunyibuka. Haleluya. Nanjye Imana igiye kunyibuka, nanjye Imana igiye kungira neza. Imana ibuka umuntu umeze gute? Imana ibuka umuntu yirindiriye, kandi ibuka umuntu yitegereje. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Imana igifata umuntu ikamwibuka, ikamuvana no habi, ikamuvana ahantu atari kuzikura. Imana kari hagushyira, kuko ari Imana ifite umugambi mwiza. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana yibuka Rasheli. Kwibukwa n'Imana. Hari Imana mwibiri Imana yagiye yibuka, ibagira neza, ibavana no habi cyane. Hari umudamu bita Esiteri, yari umwana w'umukobwa, ariko Imana kumugira neza. Yari umwana w'imfubyi, yaga kwa Modekayi, aregwa na Modekayi. Modekayi yari se wabo, ariko Imana yibuka, Imana irenya kandi Imana igira neza. Bari Abayuda ariko bari Babyloni ari abanyaga, ariko hari Babyloni bayitwaye neza, bituma Esiteri agira igikiza gikomeye cyane, bituma Imana imwibuka. Haleluya. Imana imuvana kwa Modekayi, Imana imwinjiza mu ibwami, abo mwamikazi asimbiye Vashiti. Imana yibuka Esiteri abo mwamikazi, Esiteri abo umuntu ukomeye,
kandi yari ahantu atari heza cyane kuko Imana irangije imihindura amateka. Imana iramwibuka imugira neza. Wa kabiri ni Moridekayi wamureze, nayo Imana yamuvanye ku kazi yakoraga ko kubarira ibwami, ari umuzamu w'ibwami, ariko Imana irangije imugira neza aba umutware asimbura Hamani. Nyamara Hamani yifuza ko Moridekayi yamushyira ku giti cya 50 ngo birangire apfe, ariko Imana imigambi yose Imana iburizamo. Imana ibuza abantu ibitotsi, ibuza umwami ibitotsi gusinzira biranga. Iryo joro Hamani yitore kuziruka ajya gusaba Moridekayi biranga, kuko Imana ifite umugambi mwiza kuri Moridekayi ngo aziruka mu cyakare. Ariko iryo joro umwami abura ibitotsi. Haleluya. Ntabwo babwire ngo hari igihe Imana igikorwa n'ibitangaza. Reka mubwire Imana ijya abantu buza amahoro, Imana ijya abantu buza ibitotsi, gusinzira byange kubera wowe ugiye kwibukwa n'Imana, kubera wowe ugiye gutabarwa n'Imana. Ushaka imideni ikomeye cyane wenda rya banki, kamubwire Imana ikwibuka, Imana igacamuza nk'igihumbi igutabare, ideni rya banki ryishyurwe kuko Imana yakwibutse. Yamubwire ngo ngo Imana yibuka abantu bayo, Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Wo ku iki kiganiro kuri TV, Imana ikwibuke, Imana ikwibuke ahantu hose uri mu bihugu bitandukanye, ari hose ku isi hose. Imana ikwibuke, Imana ikugire neza. Wowe utabyara, wowe Imana ikwibuke, Imana iguhe urubyaro, Imana ikugire neza. Wabuze urubyaro sinzi imyaka umaze ukurengana, hano gutangaza umubwira ngo Imana ikwibuka, nawe watwite bikemera, nawe waheka bikemera, kuko nta mutabera. Imana ishime cyane. Haleluya. Imana ishime kwibukwa n'Imana. Yibutse Yosefu. Yosefu Imana iramwibuka, umwana wa Yakobo, umwana 11, umwana wa Yakobo. Imana iramwibuka ubwo bavandimwe be bamugurishaga muri Egiputa, bamuvanye mu rwobo bakamugurisha ibiceri 20. Yagera muri Egiputa akazi ko mu rugo kwa Potifari. Imana igirengera umuntu akwa akazi ko mu rugo. Reka nkubwire wowe uko akazi ko mu rugo ntibigutera ubwoba. Reka nkubwire hari Imana itabara, ako kazi Imana gakuramo, ako kazi Imana yakwibuka ikagukuramo, nawe kamabuja, nawe kwa muntu ukomeye cyane, kuko n'Imana iri amateka. Ubwo buzima urimo kuva kano kanya Imana igiye kugukuramo. Imana ikugirire neza, Imana ikuyereke, Imana ishime cyane. Iri ni ijambo ry'Imana ariko n'ubuhanuzi bwawe. Ndakwigize ngo wumve ubuhanuzi bwawe. Imana ikwibuka kuva akazi ko mu rugo igushyira ahandi ha. Imana yakwibuka, Imana ishime cyane. Urakuba bikanga, bacuza bikanga ugahomba. Reka mubwire Imana kukwibuka, nawe ukore byemere, kuko ari Imana ifite imbaga. Imana ukwagura imbago, uko azaguye Yabesi Imana ikamugira neza. Iyo Yabesi ngo ni umunyamabaro, ariko si uko bimeze. Imana ifata umunyamabaro ikamuhindura amateka, ikamuha kunezerwa, kuko ari Imana ifite imbaga. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Kwibukwa n'Imana. Akora akantu kambe. Aka kabiri, Imana yumvira, iramwumvira. Haleluya. Imana ikumvire. Woteza muri kino kiganiro, wowe uzagikurikira, Imana izakumvire. Ukimara kuyitega amatwi, Imana izakumvire, Imana izakwiyereke. Nusimba warasenze, wazamutse imisozi birumvikana, wasenze rwose mu gihe gikomeye cyane. Nubwo muri iyi minsi wenda biteme ko wajya mu hoteli ahantu ntabwo byemewe, no munsi ntabwo byemewe, ariko nkamubwira inshuti musaraba ahantu uri. Haleluya. Warasenze, wabwiye Imana ngo Mana ndashaka kunyumva, ndashaka kumva gusenga kwanjye. Reka nkubwire Imana ifashe gusenga kwawe. Daniel wasenze, Imana iva gusenga kwe. Haleluya. Senze bisi 21 ngo asenga amasena azamuka. Hagambe na Peresi magari ibisubizo bikiri. Ayakomeza arasenga, Imana iramwumvira. Haleluya. Yoheza marayika ngaramanuka arwana ababedi n'abaperesi rabatsinda ngamanizo byadanye kamubwire nawe hari ibyo byayiroshe, hari ibyo Satani yaritambitse n'abadeni baritambitse. Kamubwire kano kanya ugiye kubona imbaga z'Imana, ugiye kubona imbaga z'Imana, yuko ubushobozi bw'Imana, kuko ari Imana ifite imbaraga. Nawe Imana ikumvira, yumvishe gusenga kwawe. Wewe ushima Imana uko Imana iri gusenga kwawe, yumva shima kuko Imana iri gusenga kwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Kumvirwa n'Imana. Imana yumvishe, Imana izumvira abadanye n'abagenzi be, ariko yumva abandi bagasatura Meshaki na Abedenego. Imana irabumvira. Haleluya. Bayeze mu itana ry'umuriro ntago bahiye, Imana yabavanyemo nta mwotsi wanukaho, kuko ari Imana ifite imbaraga, irabumvira. Nawe Imana ikumvire, wowe uteze muri kino kiganiro, Imana ikumvire mu izina rya Yesu. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu,
ngizibura indaya ya Rasheli. Rasheli ntabwo wabyaraga, yari umugore wa kabiri, mukuru we niwe umugore mukuru. Muzi ko Rasheli ngo kugira ngo Yakobo amubone yakoze imyaka 14, yakoze imyaka 7. bafata Leya areba bashingira Yakobo, ariko Yakobo araburana abango nabusungu nasabye, ntabwo warona nasabye, ni Rasheli akora imyaka 7 iba 14 akora avunika. Ariko mwagize no mu rugo ntiyabyara biranga, ariko umukuru Leya we aragenda birembera arabyara. Ariko ari impamvu Imana yabikoze. Imana yemeye ko n'inda ye rwose pe izibyo irabyemera, kuko Imana yemera ko ibintu bitugeraho. Ariko ngubwire ngo Imana aje kumugira neza, yaje kumwibuka izibura inda ye ngasaminda. Haleluya. Reka mu bwese y'umusaraba nari ibintu byabifunze ku buzima bwawe, hari ibyo bifunye ku buzima bwawe. Aho kano kanya iyo migozi ari gwambe nicika mu izina rya Yesu. Ibyo byo bifite byose byo gukomereye byose Imana ifungura imigisha ku buzima bwawe, nukora byemere, kuko ari Imana ishobora byose. Haleluya. Imana izibura inda ye, Imana ifungura imigisha ku buzima bwawe, Imana ifunga ku buzima bwawe, nifungure ibyabifunze, Imana ibifungure. Wowe utabyanubyare mu izina rya Yesu, nukwite mu izina rya Yesu, kuko ari Imana yiruka. Reka mfite message yawe, ni message nakuzaniye. Wabuze urubyaro, wowe ibintu byacanze, wowe ibintu byanze, reka nkubwire Imana kugira neza, Imana gufungura ibyawe byari bifunze mu izina rya Yesu. Icyakane ngo Imana irangije ngimukwe igitutsi kibaho ukaba mu muryango bakagutoteza, ukaba ahantu bakagutoteza, waba muri sosiyete ahantu ugasanga nawo ntabwo byoroshye, wakora ibintu bigahomba, newe uranguje amafaranga menshi aho ugasanga urahombye. Reka nkubwire ubwo buzima uzawuhoramo, mu ijuru hari Imana ishobora byose. Mu ijuru hari Imana igifata umuntu uri igitutsi ikakimukuraho, waratutswe warandwe, ariko mu ijuru hari Imana. Mwuzanye ijambo bivuga ngo humura, nje guhumuriza mubwira ngo humura. Mu ijuru hari Imana yakuvana igitutsi nawe ibintu bikagenda neza, yakuvana igitutsi nawe ibintu bikemera, yakuvana igitutsi ukajya mu kazi keza, wakuvana igitutsi rege warize, ufite diplome nziza, ufite lisanse, ariko byaranze diplome washyize mu kabati, warabitse washyize mu ivarisi urakubitwa ufure, avango nibishoboka uri mu bintu utize. Reka nkubwire ibintu utize, ariko Imana iri kugira neza, ariko Imana kukuyereka igihe umaze kize ku musozi kirahagije, nawe ugiye gucyanika mu izina rya Yesu. Wowe utazi bw'Imana nawe makuvana igitutsi, wa mukobwa we niwo baba rwose pararambagiza, ariko bikanga ubukwe bugapfa. Ariko nzobwira ngo wowe ibintu byapfuye, wowe ubukwe bwapfuye, ibintu byaranze. Reka mubwire Imana igiye uvana igitutsi cyakikuriho kikumaze iminsi, ibyo byaranze, nawe ugiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu, nawe ugiye gukora imbaraga z'Imana, nawe Imana gufungura imigisha iri imbere yawe. Bye byaranze abasore n'abakobwa mugiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Hoya nawe byakubera, nawe nuko we nanishingiye ariko warihanye, bababariwe, nawe wasezerana, wajya mu rukiko ukajya imbere y'Imana ugasezerana, kuko nta kintu Imana idashoboye. Ibyo byose Imana bishoboye mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Icya gatanu, Imana ingimwongerera undi muhungu. Haleluya. Rasheli abana umuja we yarabitirije, arabyo bati nabanje, ariko Rasheli Imana kumwibuka imuha umwana amwita Yosefu, avanga Imana inyonyo undi mwana w'umuhungu. Reka nkubwire nayo Imana yakugira neza, kubyo ufite Imana yakongerera mu izina rya Yesu. Kuri uwo mushahara uhembwa Imana yawongera mu izina rya Yesu. Kuri ibyo bibazo byawe ufite Imana ibikureho, haba Imana igumugisha, kuko ari Imana ifite imbaraga. Imana ikongereye, nikongere imigisha, nikongere Imana ikongerera ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Bati mfite umwana mwenyine, shaka umwana kabiri, nikongere undi mwana mu izina rya Yesu. Ngo ngiye mbyara abahungu n'abakobwa, Imana ibyemera. Haka ngubwire kano kanya mu izina rya Yesu, wowe bitakuba gusa Imana ikongera umwana w'umuhungu mu izina rya Yesu. Wowe byara abahungu gusa, Imana ikongerere abana, kuko Imana bishoboye, kuko Imana ifite imbaraga. Reka nkubwire nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho, nta kinanira Imana, kuko Imana ifite inzira zirenga 1000. Ahubwo hahirwa uwizeye, kuko ibyo Imana bizasora. Wowe wizere Imana, ruvuga ngo kano kanya tangira wizere ko Imana ifite imbaraga, wizere ko Imana ishobora byose. Wowe wizere.
haleluya. Izere Imana. Ndavuga ngo impamvu ijambo Imana ari Imana yamaye ijambo kugira ngo nawe usuzumemo ibyiringiro. Hacyari ibyiringiro. Nta giti cyatemwa cyakongera gushibuka, haleluya. Igiti nto cyatemwa nubwo ibintu byakwanga. Iyo umuntu yatemwe abantu bose muri kati bamuvuga amagambo. Iyo umuntu yatemwe yukoze biranga, akamubwira ko avuga ngo hacyari ibyiringiro. Igiti cyatemwe kigiye gushibuka mu izina rya Yesu. Uwo ni Imana, uwo ni kugirwa neza n'Imana, kuko ari Imana ishobora byose. Ijambo ry'Imana, haleluya. Kwibukwa n'Imana. Imana ikwibuke, Imana igutabara ahantu hose uri. Yesu nashimwe cyane. Imana ikwibuke ukimara kumva ikiganiro ijambo ry'Imana, ukimara kumva ngiye gutanga gatoya, reka nkubwire Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Rero nabaye ubuhamya ukuntu nambaye ikote rinini cyane kigera ku maguru, mbese ariko ubuhamya ukuntu byagenze rwose. Ariko dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ifite imbaraga. Iyo kote naribitse ahantu ngo ntabwo iyo kote nzarijugunya, naribitse ahantu aribika, ndeba ngo nzandireba ahantu ndiriri nyine rimanitse, nanjye shima ngo nukuri Imana uri Imana igira neza. Ngo nzakwambika, nzakujya neza, nkabona biri kure, umuntu aburara, umuntu abona mbese kwambaye n'umukwiriye, kada umuntu ambaye binini cyane, umuntu bamuhaye. Hakoje ubwira ngo dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ifite imbaraga. Ubu ni Imana yambika. Ndi mu bantu bavutse nabi, mukuvuka nabi, navutse nabi cyane, mvuka nabi, mvuka mfite ikibazo, amaguru yanjye afite ikibazo, mfite ubumuga bw'amaguru, amaguru yanjye afite ikibazo, nakugenda nagenze nkuze, nagize imyaka ine naragenda kubera nafite ikibazo munsi y'amaguru, nagenda bikanga. Icyana kane nza kubura abantu impunzi ziranjyana barantwara kugera muri Kongo. Ngeze muri Kongo nagiye mu kigo cy'imfu, yuko nayo ifite ikibazo cy'amaguru. Ngeze mu kigo cy'imfu byari Igoma, niho bamvuje baramvura ndakira, haleluya. Noneho ngaruka mu Rwanda ngenda neza, nta kibazo mfite. Ariko ndi mu bantu bavutse nabi, mfite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru, nabonaga ko nazagenda. Ariko Imana impa kugenda mu izina rya Yesu. Mvuka ntazi kuvuga neza, mvuka ntazi kuvuga neza, ndi imanga, mbese mfite ubumuga bwo kudimanga, navuga ijambo ngo ndisohore. Ariko Imana ngo tuvugana ni Imana igira neza, ni Imana yo kuvuga neza, usigaye uvuga neza. Mvuga ijambo ry'Imana, nkatumirwa ahantu hatandukanye. Hakunda ari mfite ibibazo bibiri bwo kutavuga neza, n'amaguru yanjye afite ikibazo. Hakunda dufite Imana itabara, dufite Imana irengera, dufite Imana ishobora byose. Imana ifata umuntu utavuga akavuga, ifata umuntu utagendaga akagenda. Nawe byakwemera, nawe umva akamubwire wewe wihebye, wewe byacanze nkamubwire dufite Imana yibuka. Nanjye Imana yanyibutse ubu munsi, nanjye ndi umuntu w'umugabo, n'ukuri pe ndi umuntu w'umugabo, ndi umuntu Imana agiriye neza, kuko Imana yacu ni Imana itabara. Reka nkubwire nshuti y'umusebe uteze ikiganiro amatwi, reka nkubwire iri jambo n'ubuhamya bukubake, ubuhamya bukubake cyane, wumve wubakitse. Ajya ahantu mu itandaro akabatira muntu bitewe n'ukuntu ari imeze, uri mu ishuri ry'Imana, Imana itari yakwibuka, abantu babanukira. Iyo utari wakwibuka n'Imana, ugeze ahantu abantu bakwinuba. N'andi mu ishuri rivuga ngo rifite intego ivuga ngo uzaba ikibaho, uzaba n'ikibazo. Nigeze mbikibaho, bandika amazina menshi, bandika ngo izina kizibaho, batanga izina ngo bikanzu, bandika amazina menshi agiye bahita muzehe kandi umusore. Wowe nkajya ahantu bati wa musaza natubwira ijambo ry'Imana, kubera ko nandi mu ishuri y'Imana abanzi baranzi. Ariko ubu ngubu ni Imana yibuka, ni Imana irengera, ni Imana igira neza, haleluya. Ubu tubavuga Imana igira neza kuko turi mu gihe cy'Imana. Rero Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Imana itabara. Ndashaka ko dusenga Imana, tugasengera abantu b'Imana, haleluya. Ubwo iki kiganiro dutambukije, Imana ije kwibuka, ije kwibuka abantu ba. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, Imana ikwibuke. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana ikumvire, yumve gusenga kwawe. Icya gatatu, Imana ifungure ibyo wifunze ku buzima bwawe. Icya kane, Imana kuko igitutsi kikumazeho imyaka n'imyaka, sinzi imyaka umaze, ubu igitutsi kikuriho waratutswe, kikuriho waranzwe. Reka kumwe kano kanje cyanyiro cyawe kikuvaho mu izina rya Yesu. Nawe byakubera rwose uko byakubera. Buri wese agira samedi, buri wese agira samedi, agira gatatu we nuko nimeze. Ufite umunsi uzatwarirwa, reka nkubwire ngo ugiye gukora ubukwe mu izina rya Yesu. Wihebye,
wowe bya wihebye wumva ko bitashoboka, wowe ushaka kwishingira kano kanya bireke mu izina rya Yesu, ahubwo ibindi bushake bw'Imana. Imana yavuganye nawe ko izakorera ubukwe, reka kwishingira, umuti si ukwishingira, rindira Imana ubushake bw'Imana, Imana ize ikurengere, kuko Imana iyo umuntu ayirindiriye ngo kwitonda ngo kwitonda ukarindira byemeza umutwaro. Nyuma urindira Imana, Imana izakugira neza kandi Imana izakwereka. Rero Imana yamugisha mwinshi cyane kandi Imana ibarengere. Ijambo twatuba bafite n'ibyo ngibyo, nashaka kubabwira n'ubuhamya ho gatoya ukuntu nafite ikibazo cy'amaguru, navuze kuvuga neza ariko ubu ngubu nanze kuvuga neza, gusa wenda hagima gashiramo kudidima gato ngo abantu babyumve ko ntabesha. Hagiye bijya bizamo umwe navuga ibintu byinshi cyane ugasaba kudidima ngabiraje, ariko ndashima Imana ko amaguru ni bazima nta kibazo, tambyinda rwose nagenda nuko bivuga butumwa ni ukuri rwose. Niba gatende mu ishuri ry'Imana nagiye gahanga n'amaguru, ngiye mu bivuga butumwa igahanga uvuye ikinyunya n'amaguru n'amasaha menshi cyane, uzi byandite muzuzu n'ahantu kure cyane. Aho hose rero bagasuka amaguru yanjye ari mazima, nakize neza, banyirije neza, nuko ngenda nkajya mu bivuga butumwa. Ku ngubu ibintu byarahindutse, bijya bihinduka. Rero ese bicenda rimwe ngo birahinduka. Haleluya, ibintu bijya bihinduka, amateka agahinduka, ubuzima bugahinduka. Imana ishimwe cyane. Ubose yenca ku bantu kavuga ngo se urana mukozi w'Imana, abari umeze kuriya, wari warashaje, wari warundamye, byari byaracanze, babati ukuri ni Imana itabara, Imana iratabana ukuri. Abantu bagashima Imana, bakamura agashima Imana, ati ni wowe, ati ni wari umeze kuriya, ni wowe byo byacanze, hakundi Imana itabara. Barasigaye seka nabo naseka, mbaho mbabaye, tuboro umutima, mfitaganye ngo umutima, ariko Imana ni Imana ifata umubabaro ikawukuramo, ikaguha umunezero. Musigaye seka, sigaye ngira nandisetsa kubera Imana isetsa umuntu. Humura ufite umubabaro, humura wihebye, humura ufite agahinda, ufite amarira kano kanya mu izina rya Yesu nibirangire. Imana ibyo guseka mu izina rya Yesu. Rero Imana ibamugisha kandi Imana ibagire neza. Ni ijambo nari ifite ndashaka tuganira, ariko ndashaka gusengera abantu. Ndashaka gusenya wihebye. Umuntu wamesha gusengera n'umuntu utari wakira Yesu mwami n'umukiza akamwakira. Kuko iki kiganiro Imana ikwibuke ubanze wakire Yesu umwami n'umukiza umwizere. Numara kumwizera Imana izi gukora ibintu byose mvuze ko ari bitanu. Icya kabiri, wowe wabuze urubyaro, wowe wihebye wabuze urubyaro, wowe urwaye indwara utazi y'amayoberane, badayimoni, imyuka mibi, uri kwa muganga kandi ugiye kwizera mu izina rya Yesu, ubundi usenga n'Imana, Imana ikugire neza. Wowe ufite ikibazo, ufite amadeni muri banki n'ahandi, ureka nkubwire kuva kano kanya mu izina rya Yesu, ukimara kumva ikiganiro, Imana ikutabara, Imana ikugire neza, igushyire iryo deni, kuko ari Imana ishobora byose. Nawe uri umushomeri, nta kazi ufite, umaze igihe kirekire byaranze, reka nkubwire ngo kano kanya wizere ijambo ry'Imana, wizere ubuhanuzi bw'Imana, uve ku Mana mu izina rya Yesu, uve ngo nukwindizeye, nizeye ijambo ry'Imana ryavuzwe, nizeye ubuhanuzi bugiye mu ijambo ry'Imana, wizere kuko ibyo uko ari bingahe ngiye gusengera bigiye gusubizwa mu izina rya Yesu, kandi muzashima ngo nukuri twabonye imbaraga z'Imana. Kabusenga Imana. Mana data twese imijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ukwizerwa, Imana urubasha. Turasenze kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rikuma tubwira bigeze kuri bitanu, bivuga ngo Imana ibuka Rasheli. Rasheli ntabwo ukiriho, ahubwo Rasheli apfuye, ahubwo umuntu uriho kano kanya umva kino kiganiro, Imana imwibuke mu izina rya Yesu. Imana iramwumvira ibyo gusenga kwawe, Imana ifungura ibyo bifunze. Ikindi mwami, Imana ni ukuri ivanye igitutsi abantu cyakibariho, hano bawe utazi bw'Imana ibongerere mu izina rya Yesu. Nzamwise kano kanya data wa twese, abantu bumvise ijambo, ariko ni ukuri mwami batsindwa, wumva ni ukuri mwami bakirwa bakihana. Data hari abantu bagiye kure yawe, hari abantu bakoze ibyaha bigiye bitandukanye, aho kano kanya uri Imana ibabarira, uri Imana yeza abantu bayo. Nyuma kano kanya mu izina rya Yesu weza abantu bose, Mana batsindwa n'ijambo ry'Imana. Data maze ubundi bakwakira mwami n'umukiza, uko barakwakira kano kanya. Nyuma kano kanya ndatuma kukwakira ni ukuri mwami, nawe ni ukuri mwami ibintu bitanu mu izina rya Yesu Kristo boneka byose, utazi bw'Imana. Nyuma kano kanya
ukuri data senya ibyifuzo by'abantu bafite ibyifuzo gitandukanye nyuma kano kanya mu izina Yesu abashomeri n'ubatabare mana data wa twese banyamadeni wishyura amadeni bafashe amadeni muri banki mana barengere bagire neza ubatabare abafite amadeni atandukanye n'ukuri batabare mu izina Yesu ubutabazi bw'Imana nyuma abarwaye barwaye n'ubakize mu izina rya Yesu abarwaye imigongo n'ubakize kwa ku migongo yabo imitwe yabo ikize mu izina rya Yesu mu nda akire abarwaye ibibyimba n'ibimene bikabacina neza kano kanya ubutabazi bw'Imana imbaga z'umwijima zimwe kano kanya abantu bakira imbaga z'Imana kuko uri Imana wo kwizerwa mana Señor abantu mana bashaka abana ahantu hose bari data mpagaze mu butware mpagaze mu bushobozi uri Imana itabara uri Imana irengera wibutse Rasheli mu izina rya Yesu nanga bawibuka bakabona abana ukabasetsa ukabanezeza mu izina rya Yesu bagatwita bikemera erega fungura imfungura mwami zibura zibinda zaza zifunze maze ufungure babone ubutazi bw'Imana mu izina rya Yesu bazashima Imana bazaguhimbaze bavuga kuri Imana urakoze rero ndagushimira guhimbaje kukumwa kw'ijambo ry'Imana kandi se umugisha w'Imana data batwakiriye baho umugisha ubaguye mago kuko uri Imana kwizerwa abantu bazagushime bazaguhimbaze babakura ko n'imbaga zawe urakoze Yesu amen rero katone nimero za telefone mwifuza kwa wenda mwatugize ibyifuzo bigiye bitandukanye kwa mwatugisha inama kwa twabasengera Imana mwisho tugirire neza twabasengera kandi Imana ikabagira neza kandi wakunze ikiganiro rwose Imana igushyigikire kandi Imana igumugisha mwinshi cyane reka tone nimero za telefone MTN ni 078 27 31 662 kasubiremo 078 27 31 662 tigo kusha tigo ni 072 8 52 4 kasubiremo rimwe 07 2 8 5 2 4 6 mwari kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Nziro Jean de Dieu Imana yo mu ijuru iduhane mu gishama akoze cyane nawe utaha akoze cyane.